Yerukana Mudenge abonye umuyobozi w'umudugudu agakizwa n'amaguru. None se azabaho yihisha kugeza ryari? Muzehe Gakwaya se we aho yaba yarageze aho akemera kujya kwisuzumisha amaso? Kurikira ikinamico twite ku maso yacu. Yababa we mwana we itahiye Betty niwe mbwira iki sogoko dutahe byo kwivuzishaza mbivuyemo. Njyewe ntabwo naba nageze ku bitaro ngo aho gutegereza bakugereho bakuvurira iryo shaza ngo ndatashye sogoko. Ntabwo tuva batakuvuye pe. Yuhu mfite ubwoba pe. Ubu koko bagiye kunkura mu ijisho bari bagiye. Kubu koko abaganga nubwo batuvura ariko n'abana b'abantu baramutse bibeshye bakareshiramo amashuri sinaba nizize. Ariko sogoko wabigeze nawe rwose uri gukabya pe ngo bakari gushyiramo amacuri. Muganga ndakumva muzehe. Ko hari icyo nashaka kukubaza. Sigara aho ndaje Betty. Nta kibazo rwose wambaza. Urumva nyine nagiye kwisuzumisha amaso basanga mfite indwara y'ishaza. Nuko banyohereza hano ku bitaro bari bagera. Muzehe niba baragusanganye indwara y'ishaza humura bararyoza ntibari baka kandi uzakira rwose wongera urebe neza. Jambaye katari nibyo se koko? Nibyo pe. Ngewe ubwanjye niyumviye ko ijisho barikuramo bakarishyira hariya ku isiniya ngo bakaribaga. Reka ibyo ni ibihuha wumvise pe. Ishaza iyo baryoza ijisho riri mu mwanya waryo ntabwo barikuramo. Nibyo? Ese koko nzakira nongere ndebe neza muga? Ubu urambwira ko boza aya maso yanjye ngakira nkongera nkareba neza nk'uko byahoze? Cyane rwose. Nk'uko amaso yombi aba yafashwe n'ishaza uraza bakabanza bakoza ijisho rimwe sibyo? Noneho nyuma y'igihe runaka ukazagaruka bakoza n'irindi ubundi ugakira ukongera ukareba neza. Ko numva ari byinshi se ngo bizatinda nkabura uko nisubirira mu kazi kanjye k'ubuzamu bakanyirukana muga? Oya. Ubu mbese mbwira umwuzukuru wanjye asubire mu rugo azana ibiryamirwa. Barakoza ishaza noneho ujya ugaruka kuri gahunda baza kuguha nyine kugira ngo bakurikirane uko ijisho rigenda rikira. Yowe mubanza noneho nkwiye kwizima muga. Sogoko niba twinjire batugezeho. Muga urakoze cyane rwose. Ngaho reka ngende banyogereze ishaza ryo mu jisho wabona koko nongeye kureba neza. Ngaho ndore uziko n'ubu ngubu uri gukebaguza hafi kwiruka. Nundi akaguru kanjye namaze kugategura. Nakubeshye rwose iyi niragonga uruzitiro nkagira ngo nuje nkumva narusimbuka. Ariko urabizi nsengiyo iki ngiye kuburirwa irengero. Ngwiki ntumbwire ko ugiye kubura ni kamashinge mude. Oya ahubwo ngiye kujya nirirwa kure. Nyine nirirwa nko ku isoko cyangwa nko mu misozi no hirya iyo ngiyo cyane cyane ku masoko ya kure. Maze nge ntahabwishe bazankura he? Ariko ku isoko ni sawa wana. Umva antoka koranga. Oya koranga. Reka nkubwire siko kubera urujya n'uruza rw'abantu baba bacicikana hariya ku isoko nta muntu wapfa kukuvumbura. Nanjye nyine niho nshaka gucungira. Niyo wacakirana nawe cyo ngwita nirasa cyo muratinda ntibamenya aho uciye. Ntabwo utamenya aho unyuze. Buriya ku isoko umuntu yanakura kandi muhagararanye atamuca mu myanya y'intoki. Ariko rero mude ndakumva ntawumve nshyiramo umunyu ngo ugire ngo ndagushyigikiye. Antuka rwose ushatse wazegera agasasira ukamusaba imbabazi. Ntabwo bombi na mudugudu uzazimusabe rwose. Ariko se bazambabarira kokora uzazi basaba urebe no kugerageza gusa. Sugira ngo utangiye guhimba amayira n'amayira utaha n'uvumburwa ntuziga imitwe kudataha mu rwawe ukarara mu mikoki mu migezi cyangwa nkarara mu bishanga kandi nyine umuntu w'umugabo. Ariko rero nawe uranshuka pe. Iki se nse umengo kimbere ya mudugudu koko yahita yishyira ubuyobozi ngafungwa burundu. Ariko uzi ko basigaye banyita umutekamutwe cyangwa nta makuru ufite? Nyine uriwe nese niwe dutekeye imitwe turi batatu. Ariko rero nawe ahubwo mbabarira rwose ari wowe. Reka nguhereho rwose numbabarira ndamenya ko nawe bazambabarira. Hoshigenda
abarera ahubwo se nsengiyo iki wambabariye ukaniza igare ryawe nkajya nyongera ku isoko noneho nkajya nkuraho amafaranga yo kukuverisa ayasigaye nk'abariyonje reka ahubwo mvira mu rugo. oya wambabariye ariko ukabyarawe basi rimwe gusa rwose rimwe byonyine mbese nyine urumva umunsi w'ejo wonyine ntaryo nguhaye cyane ko ejo mfite na gahunda yo kujya gusura amabukwe nako ntaryo nguha utazarigurisha sinkwizeye rwose ariko urakora imana kuko sengiyo kuri inshuti yanjye kuko ko duhorana kuko utanyizera koko ayiwe ariko warinjije sengiyo oya wikwiruka umunani wa Mariya utuye umufuka w'ibirayi garuka ari ngiye nk'ingeragere ngabo we impunga agiye hera ngabo karamema ariko nk'ubu ubu ugiyeho koko ndakubwira ngo icara hano umfashe duteke ivu isa adasanga bitarasha tukisiba warangiza ukagenda koko none se si wowe wambwiye ngo ntunganyize indagara nari ngiye kuzana agasahane nzitunganyirizaho n'agasafuriya ko kuzitumbikamo harya nubwo ntazi niba arazirya azangaga kubi sinzibagirwa umunsi yangaga kurya ngo ntiyarya injanga ari umuntu w'umugabo ariko se uramuzi koko ngabo ntaherutse si kuvuga ngo niba dushaka ko azaje arazijya ngo tuje turazica imitwe ngo nta mugabo ngo wariye utuntu tumukana ureye kuriya yemwe ibyasa ntawabivamo kandi ku ishuri badusobanurira ibijyanye n'uburwayi bw'amaso byose banatubwira ko mu byo wakora kugira ngo wirinde uburwayi bw'amaso harimo no kurya ibifite vitamini A ibifasha mu kubona neza kandi harimo n'indagara yewe ibyo byo nta nari mbizi nanjye mwana wanjye ariko ubwo ndabimenye batubwiye ibintu byinshi maze nibyo ese ubundi mama we wari wajya kwisuzumisha amaso hingoda ahubwo mperuka ku kigo nderabuzima nagiyeyo nahise njyayo rwose baransuzuma basanga nta maso ndwaye uzi ko natwe ku ishuri badusuzumye bagasanga nawe ndwaye mama nibyo si mwana wa nawe basanze nta ndwara y'amaso ufite ibyo ni byiza nishimye pe cyo mpereza iriya jerekani y'amazi indongo ibi birayi akira maze nagize amahirwe abandi basanzwemo indwara y'amaso uzi ko bahise bahamagara iwabo bakabasaba kubajyana kubavuza nari mfite ubwoba shaho mama ndi gusenga imana ngo icyama niba yansangemo badahamagara papa akabakubita nuko nyagasana barakumvishe rero bahise banatubwira ko atari byiza gushyira mu maso imiti yose ubonye utandikiwe na muganga cyangwa ngo ushyiremo umuti wa mugenzi wawe yagutije ibyo natwe rwose barabitubwiye ku kigo nderabuzima igihe bari bari kudusuzuma amaso da ese bundi kuki wagiye wenyine utajyanye na papa mama ese sinamushobora mwana we wabaga ari kumbwira ngo ntarwaye kandi njya mbona kenshi yakubu ubwo se ntabwo yarwaye akaba atabizi yewe naba nkubeshe pe ntako ntamugize ngo aje kwisuzumisha agari amaso ariko yarananiye none se kuki abyanga ntambizi ariko nzakomeza muhatirize buriya wenda azashira ajeyo yewe ngabo cungaho nzanira ikimami yo mu nzu uzane kandi n'umunyu n'amavuta shiriye inkono ku ziko ye amasaha agagiye papa naza nanjye ndamubwira azajya kwisuzumisha amaso cyane ko batubwiye ko iyo ubifatiranye ukira gasazira we gasazira mwana wa ntabwo waragiye kurangura muze nuko di cya gipfuko bakigukuyeho cyane rwose sha ubu ndabona mu kazana wanyu rwose mama iyo umubona wari guseka ukihirika yari ari muri nawe nakubonye komera nawe runaka nuceho nakubonye komera cyane yewe iyo mbimenye ishaza rigifata ijisho ryanjye ahubwo ngira uti iyo nabanza kwinangira ariko mama uzi ukuntu sogokuru yari afite ubwoba ngo nashaka ko bamubagara kugeza ari imbere ya muganga none se ko ariyo makuru niyumviraga mu baturage ugira ngo iyo cyagiye muganga atansobanurira simba naritahiye
ariko uyu munsi babaye bakinguraho igipfuko ntungurwa no kubona hanze hakeye. ahubwo si iyo telefone isona ni iyande. umva ari iyanjye. apo ni Kayigamba dukorana izamu, reka mbe mwihoreye. sogokuru yabera abashije kwisomera izina ry'umuhamagaye mama. ibintu byose ndi kubireba rega neza, ntakize rwose. ahubwo urota bogeje n'iringiri. ahubwo ndibutse ninjira mu rugo ndareba mesaje zose zanjye za mobile money, ndibaho ko agahungu kagiye kanyiba nkaryoza yanjye. oya ntiwiteranye muze, ahubwo ushima Imana ko atazongera kukwibaguza. reka burya si buno. ubu mesaje zahajya isoni uyisomere utagiye gusomesha ngo baveho banakubeshya. burya si buno, ntawe uzongera kumbeshya. ahubwo Betty akira sha, akira. uri akagabo, uri akagabo umwuzukuru wanjye. yewe hari ibyo ntari nabonye ye. mbega inzu ngo urayiteshereza irangi ukayigira nshyashya we. harasa neza rwose cyane. mbese nibyo wavugaga sogoko, naringize ngo nkoze mu ntoki kuba naragwerekeje kwa muganga. ashwi ubonye mvuye mu rugo rero utureka nshyireho abakozi batera irangi rishya nsange byarahindutse. ariko ye ararengana. iri rangi se ntirimaze igihe? sibyo murambeshya. ntabwo tukubeshya sogoko, ni uko utabonaga neza, none ibi bintu uri kubibona uko biri byose. ye baba, kandi koko hashize igihe mumbwiye ko mwateye irangi kugira ngo ubukwe buzatahe mu nzu isa neza. muzi ko najyaga mbona nta cyahindutse. biragaragara ko wavuye amaso ukaba wakize neza rwose muze. cyane rwose cyane. mbete mwuzukuru wanjye, niba nguterura, niba ngujyana mu kabari nkakugurira ka mushikaki, sinzi icyo ngukorera rwose kugira ngo ngushimire kuba waremeye kumperekeza kwa muganga rwose. nanjye narikorera agasogoko, gukira kwawe ni inyungu ku muryango wose. Ngizimana ndakubonye Gasasi. niko kuki utaherekeje muzehe Gakwaya ku bitaro aho yarayigiye kwivuza ishaza? koko yankundiye se. nabonye njyananiye rwose muteza umwuzukuru we, buriya bakundana kubi. n'ubundi namubonye ari kumwe na Betty wa mukobwa wawe. nanjye nyine hari umukecuru wo mu muryango nari mperekeje. wa muntu we rero papa twari twaramubwiye yaratunaniye. nuko kugira ngo rave ku izima byadusabye imbaraga zikomeye. ese iyo ntagira Betty bumvikana ntaba yaragiye kuri randevu yo ku bitaro bikuru bari bamuhaye nyuma yo kumusuzuma bakamusangana indwara y'ishaza. bivuze ngo yumviye Betty kurusha wowe na Mukarugwiza cyane. amukunda kubi, ni inshuti zikomeye rwose. icyo Betty amubwiye cyose aracyubaha. mpise nunguka agatekerezo rero. agatekerezo ukise mujyana uwakunyura ukazadufasha kwigisha Nsengiyumva nawe akajya ku kigo nderabuzima kwisuzumisha amaso. kubwo muri inshuti akaba nakubaha wenda yazakumvira. ubonye ibyo uvuga, iyo uvuga undi utari Nsengiyumva wese ntakwiye ubuvuzi ko nabonye atamerewe neza. arabukwiye ariko ntiyumva. naravuze, umugore we yaravuze, n'umwana yewe biranga bibuko. icyakubwira iyo aburana yemeza ko ari muzima. yewe nanjye yankuriye inzira ku murima wo kabyara we ngo sindamurandata kuva twamenyana. gusa nubwo yinangiye ariko ntidukwiye guterera iyo. reka ntitwamwihorera. kwigisha rega burya ni uguhozaho. azashyira yemerageyo. kandi reka si nawe wenyine. umuntu wese tuzi ufite imyaka kuva kuri 40 kuzamuka tugomba kubimushishikariza. ndagerageza pe. uwo duhuye wo muri icyo kigero ntitwatandukanira ntabimuganirije. nuko bibaganiriza pe. kabone niyo amaso y'abatamurya. agomba kujya ku kigo nderabuzima bakamusuzuma bakareba niba nta ndwara y'ishaza afite, kuko hari ubwo umuntu aba narifite atabizi. cyane ko batubwiye ko ritaryana. abantu rero iyo bumva bataribwa barirara bakibwira ko ari bazima, ntibamenye ko kuva ku myaka 40 kuzamura uba ufite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara y'ishaza. mujyana wa mugane wawe kwigisha no guhozaho kandi ni no gufatanya.
ko mbona ujyanye umunyu w'inka se kuri butike hari uwo masanga ko hariho nerekeje ko mbona ujyanye umunyu w'inka se kuri butike hari uwo masanga ko hariho nerekeje Mukarugwiza ariyo. Baba we Mukarugwi ko witaye ubu wibutse kunyanurira imashini koko. Muransize nyinjije muri butike wa Marie. Ntabwo nayikingiranira ku ibaraza ngo niyizire gutyo gusa. Bene ngango bari barampekura. Biragaca hirya ariko. Ese bite ko nkurikiye? Ntibicu cakira utambwiye tukiri kumwe kwisantire. Nawe ra. Ahubwo narangaye ndamukanya urancika. Maragufatiranya utaragera mu rugo. Nizere ko nakugomesha. Niba ari ibyo reka mbe ndetse kuja gucanamo banze ngutega amazi. Kari nkuri shyushyera. Zirashyushye si cyane rwose. Rero zimwe neza rwose. Wakwemera ko muzehe yavuishaza akabareba neza? Senga cyane rwose. Iyo ngiyo nawe ntukaje urambeje. Muzehe wanyu gakwaye wanyu warebaga ari kugenekereza ari kuhengereza gute nabyo ntabe bishobore. Ahubwo nsenga yumva arihe ngo mbimuratire yumve ko gukira bishoboka. Izi sasu we wayaga yatashera. Umva nitubibwira nsenga yumva nta kabuza nawe araza kuva kwizima. Icyo atashatse gukora ntacyo yakora. Sinzi uko nzabigenza rwose ngo nawe ave kwizima aje kwisuzumisha gare y'amazi. Nugukomeza ukagerageza uwa Marie. Hindura gerageza. Wowe? Nabimubwira agenda kunyikubitira nawe ngo ngomeze ngerageze. Nararekeye narambirwa kugakuba azaje kugavuza canga zarorera. Oya nyabo kwigisha nuguhozaho. Wirambirwa sha. Byibura namwe aho nimumfashe. Kuko rwose wenda mwebwe mwamushobora. Ariko se ko ndi kwigiza nkana hari uko wowe n'agasasira mutamugeze. Amugani wenda keretse wenda nahura na muzehe akamuha ubwo buhamya bw'uko yakize. Urabizi wa Marie? Ndaza kumuteza data buko azamwicaza muganira. Ngaho sisha. Wenda ubwo amuza asomesha ubutumwa bwo muri telefone namuha ubuhamya kanabwisomerera mureba azava kwizima. Si uko si ahubwo ico nico. Ijisho nitaryo umubiri turirinde cyariteza uburwayi. Uwamariya yakomeje guhangayikishwa n'uburwayi bw'amaso bw'umugabo we Nsengiyumva. Ubu buryo Mukarugwiza agiye gukoresha se bwo bwaba buzatanga umusaruro. Ntimuzacikwe n'ikinamico twite ku maso yacu y'ubutaha. Ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RC Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. Icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. Bagabo muhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. Ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 46 46 63 72.